Baje kugusuza ukomeje kutwumva no kudutega amatwi hano kuri channel yacu Ibaba Official. Twizeye ko wakoze subscribe, nimba utarayikora banza urebe hasi yawe kandi kuri subscribe, ubundi mukomeze gukurikira ibiganiro bicano kuri channel yacu. Je muri kumva kano kanya Nitwa Jeremy, mukunze kubana natwe umunsi kundi hamwe na mugenzi wanjye Ishimwe Janvier Preva. Ariko kuri uyu munsi nkuzaniye inkuru ishyushye cyane, inkuru yakoze ku mitima ya benshi by'umwihariko abarokore. Inkuru ivuga ko bwa mbere mu Rwanda hagiye kubaho akabyiniro k'abarokore kiswe Gospel Club, bazajya babyiniramo umunsi ku wundi, ijoro ryose rikarangira bakarara babyina bigashyira kera. Ibi ni ibintu byakenewe kuva kera n'abantu by'umwihariko abarokore. Uyu munsi rero kuri iyi tariki, umunsi tariki ya kangahe bati? Umunsi tariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023, bikaba byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Imugiye kandi mu Rwanda hashize iminsi mike amasaha y'utubyiniro n'utubari agabanijwe, hagiye gutangira akabyiniro n'ubundi k'abarokore kiswe Gospel Club, aho bazajya bahura bagasabana ndetse bakanabyina bigashyira kera. Ubusanzwe ucyumva ijambo akabyiniro wumva night club, ibintu bizwi. Ubwo ngubwo ahangaha ni abantu babakoresha ururimi rw'icyongereza bakabyita night club, ahantu hahurira abantu batandukanye biganjemo urubyiruko, bakabyina cyane bananywa inzoga n'ibindi bijyanye nazo, ubundi bakishima bakanezerwa. None mu kabyiniro k'abarokore hazabera ibiki? Ni ibiki bizajya biberayo? Kandi haberaga inzoga, abandi bakanywa inzoga bagasimba bakabyina. Mu kabyiniro k'abarokore ho hazabera y'ibiki? Ko dusanzwe tuzi ko abarokore batajya banywa inzoga. Umwe mu bari yo gutegura aka kabyiniro kiswe Gospel Club asobanura ko impamvu ari uko abarokore nyuma yo kuva mu rusengero batagira ahantu ho kwidagadurira, bumva indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse n'ibindi byiswe n'ubundi udusirimba, ariko nabo bati tugomba gukora akabyiniro ka Gospel Club, ibi byose tukajya tubikora. Ati abantu mu rusengero iyo bavuyeyo nta handi bagira aho guhurira cyangwa se ho gusohokera, bigatuma bifata ntibagire ubundi busabane. Akenshi no haturuka agahinda gakabije cyangwa se depression, kandi twitwa abizera. Rero ni umwanya mwiza wo kugira ngo bahure basangire ariko banaramya Imana. Yakomeje asobanura ko hari ahantu hazajya hahurira abahanzi bakora indirimbo zisanzwe nizo guhimbaza Imana, kandi ngo bazajya bafatanya baririmbe indirimbo zo guhimbaza Imana, cyane ko nabo baba bafite amadini babarizwamo. Abajijwe rero icyo abazajya baza mu kabyiniro bazajya bafata cyangwa icyo kunywa, cyane ko mu tubyiniro haba hari ibisindisha, yabasobanuriye muri aya magambo agira ati buri rugo rugira amahame yarwo. Twebwe rero ntabwo tuzajya tunywa inzoga cyangwa ibindi bisindisha, tuzatunywa imitobe, icyayi, ibyo kunywa byoroheje bizatuma abantu basangira bagasabana. Akabyiniro k'abarokore Gospel Club kazajya kaba buri wa gatanu, bivuze ngo kuri uyu munsi ku wa gatanu tariki ya 6 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023, niwo munsi wa mbere kuri St Paul mu mujyi wa Kigali rwagati, aho biteganijwe ko kari butangirane n'uyu wa gatanu tariki ya 6 n'ubundi ngo twose tubivuga ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023. Akabyiniro kakaba katangiye muri iri joro ku wa gatanu tariki ya 6 hariya muri St Paul mu mujyi. Aka kabyiniro mwumvise ibintu bizajya biberamo ni ukunywa imitobe, ibyayi n'ibindi byo kunywa bisanzwe bitari bisindisha, bizajya bigamije kugira ngo abantu basabane, bahuze urugwiro, banaririmbe indirimbo zihimbaza Imana nk'abarokore nyine, ubundi nabo bishime cyane. Twabwira ngo iki abarokore? Naho mwashyizwe igorora, namwe mwabonye akabyiniro kanyu ni Gospel Club aho muzajya mubyina. Abantu se barakagana cyangwa se barakihorera? Abantu se barakishimira cyangwa se ntibakishimira? Tuzagenda tubigarukaho tubabwira icyo aka kabyiniro gahatse n'uburyo abantu barushaho kukitabira. Ibisanzwe rero nimba ukunda ibiganiro byacu, kanda like, ukore share, ugisangize abandi bantu. Ibintu bya subscribe byo tusanzwe tuzi ko bikoze kera, turagira ngo tukubwire ngo ukomeze kugira amahoro n'umugoroba mwiza aho uri hose, ukomeze kugwa neza. Jya muri kumwe, nitwa Nigwa Jeremy, ukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.